ndegera gurutse oya byihore ndegera gurutse igurutse gute iragurutse akazi karabonetse cyo ndamufasha umukiga ndamufasha umufashe wewe buryo mbiri mana yisi n'ijuru afite akazi kandi urabizi iriya ni idage nta mumenyi afite wa mukire wawe ndepfo oya amushinze ugeza kundeba no ngo ni inshuti yanjye Dudu another one afite akazi ariko kameze gute soko kazi wadaye dore ko nanjye muri iminsi narabujije ubu ngubu nagiye kwikoza imihanda kumva ninjye ukabonye nawe ukabonye foto kabwira uburyo kanditse narebe ukabonye akazi ko gukora mu etaje nyine hari ukuntu etaje bayubaka ukagenda ushyiramo utubazo estarasi technologia yaba internet nyine ubwo kuri kadage na petit friend akuzere gufite ubu kadage bwinshi gaha uri kadage ubu ngubu uramukoze naza kumukubitira silenge nyinshi cyane uzamukureho ubutunzi bwinshi rero nimba nanjye na grafrere wagiraho ngeze subona ira miziki nzajya nyikora nifashije nkufite na murumuna wanjye nimugize amahirwe ukabona akazi nawe ariko uri umuhanzi abahanzi barakize urabizi ndacyari umwanda brown ndacyakeneye kuzamuka ese urumva umeze nkanjye ngo uri umusazi ukajya ufata umusa n'umugiranye n'umuntu usanzwe ngaho nkubitira story naribi ariko uzambabarire ntuzazane bwabo karisabwa mu kiri ugenda umurasira silenge nyinshi cyane sinabishobora ahise anyirukana si ikibazo uzagenda wigeze karisa nyine nzagenda mubwira utakazi ngenzi ko mwereke n'ibyangombwa by'uko niza ako kazi mbifitiye ubumenyi diporome ndayifite nayijyana niko ko ibyo bintu ndi gukora mbezi gahanga petit frere nawe rwose mbona vibe zawe zimeze nk'izaba abandi ushaka ubundi ko umuntu agenda gute banza uruhu ihuriza amahirwe ukabona akazi nawe sinzi administration intsinga mbere uri silenge nyinshi cyane n'izina uri kuvuga no kumurya boro ese uri kugira ngo mvuge ikihe kinyarwanda mvuga utumva ni iki silenge nk'izina uri umwana w'intare nk'izo mwana w'intare ubwo no kugenda njya murya boro se kubita metero 8 z'urutsingo uhita uzana hano nkwereka ukuntu gahunda zigenda neza wowe kandi ubwo no kugenda nifuye mvuga uti njya gahanga umwana w'intare ubwo wabanza nkahabura Dudu yanzwe Dudu wabanza nkamuhabura nkamubikamo ubwoba Dudu ugomba kumubikamo ubwoba ugize umuceri kuri silenge nyinshi cyane umubwira ati Duduna we kira cyose ngomba kukikumenyera kuri silenge ntabwo yitwa Dudu na yahita nuka katuma batama ku kazi Dudu ntabwo ariko yitwa Dudu ntabwo ari Dudu dutumanye akazi kandi ari uko abonye Duduna in silenge yase silenge ubwo ni Dudu wabishyira muri silenge bikaba Duduna ubwo se hoya nawe uri kubeshya utatumanuka kandi turisha ubwo se gahanga wabishyira gute muri silenge Duduna we kandi bobo nayitwara nk'ababadiloni nuko we nugenda umwigiraho karisa nyine ni karisa kubita hariya kukuza ariko nugenda wifuza kabisa kuri silenge nyinshi bituma ukubita yo bobo nawe bituma ukubita push yo bobo na kiri atemba kubona sitamukorera ibirenze rero gahanga rero ubwo bambwiye ngo satani umwe ngezeyo gira dore Zibaye sayine n'iminota 59 arabura amasegonda 25 shaka waba witegura ukagerayo ese ikibazo aho ni ingenda kabakire ahantu nigeze kujya gukora bambwiye kugeraho saa yine ngerayo saa 3 abakire baramenya ko nabonye iyo uzindutse bakumenyera wabireka nkajyaho nga saa 10 ubundi kumenye imbo ufite gahanga ufite ubumenyi uzumva nazinduka saa 11 aho n'abakire baramenyera bitewe n'ukuntu akazi muri iyi minsi kabuze ushaka profit ukagerayo saa 5 wenda n'iminota 10 saa 5 ari ahantu ho gase nyine wegira vuba vuba ari ikintu mushyire mu mbanzi nanije sinagenda nariye ubugara ariko aka ntabwo wakora ubugara ugiye mu nsinga wagenda mu mbese uri tutangira kuzakura ugiye kubanza ndeba akazi nyine banase cyane wamfuraho none se ubwo ngubwo ese ndagenda nariye ubugari akareka ntabwo nacyubuga nigiye kuzana amafaranga yego muhungu wanarewe umuhungu wanare koko ntabwo agiye ubugari inyama another one inyama y'umubiri nabwo kandi uzaburya n'igihe buzajya buba bwakubanye bukeya nanjye ntabwo nshaka ntabwo mbuye ariko njyewe namana kugira nuko wajya kwitegura n'igishoboka
ajya kwitega kugira ngo atajya mu kamera nawe ndambona nyine akaza kansuzugura ujya kwita ujyana tuze kujyana se twanagira nayo ariko ukajya umuganga ukajya umwereka ko ufite garafurere wawe ariko wa nyawe garafurere wawe ubona nari uwa nyawe marako yashize shawa mpembesheje menshi ngo amenyera oya njyewe ntabwo nkwembesha menshi Ah, avanze zibara. bari bugwe uramamo bitatu angahe bitatu cyagiye wavugaga igihumbi nkuramo 10 byihore A few moments banze later. ujye koga aya ara nshimisha mungu iwacu ndagira vuba vuba nanjye ahubwo ko afate kiriya cyana bigishoboka banze numve nimba cyabinkorera cya Margarita uracyasambana ufata Margarita se no gusambana nko gufata Margarita ashaka nawe se ukumva twajyana mu kazi rero gaga ubwana Photo. Margarita Margarita agenda mufata Siriyote kwa tugende ni amasaha yakuze gaha iki gaha karamba ubu ni sanga sinde ku isaha yanjye saa 8 n'igice mbese saa mbere twavuga yazindutse saa munani saa mbere twavuga yazindutse saa munani n'ibihangano tunaramutse nkora mu rugo ari naradusoma mbese umunsi ukora njye imvura irinda naho insangano nganjya kugama numutegereje Iyi gaha nanjye narindi kwitunga imvura itugwa mbanza kugama mbese akazi wajya kwaka saa munani nakahe ese bari bukatwemera kandi bakatwemera bavuze ngo tugende badukoreshe ikizamini uzi inshuro bamamagaye bambaza bamugezehe ese babwira ko imvura iri kugwa imvura yaguye mbere yaho baramamagara nyuma yaho na mukanya barongera baramamagara nta gutegereje nakuba narindi kwitunganya nkajya mbabwira ngo turi mu nzira tugiye kure narindi kwitunganya nyine tugende tujye tugira uri ku inzu twabonye ko turi kugenda ndetse witunganya nk'abagore kandi ko aribo batinda mu bintu bwari ahantu amasaha ageze ipantaro yanjye yari yacitse njya kuyidodesha ubikora amasaha angahe hafi 8 yo nanoze n'umubiri ntabwo naje noze nabanje no koga umubiri yagaha ibintu bakoze ntabwo ari byose akazi urabona turagakura murambeshya abakirati ngo turaje turi Another one. nawe ujya umenya ko turi abanyarwanda wibuka amasaha y'abanyarwanda niba umuntu avuze saa 2 nyine umenya ko ari saa 9 wikumva ko amasaha batubwiye ariyo ndi bubonekere ayo bavuze kuki mutabwiza umuntu kure kandi turi abanyarwanda iyo umunyarwanda akubwiye isaha mbese ibyo mwimarikamo ngo muri abanyarwanda mwubahiriza amasaha n'ibi wiki ibyo bintu mwimarikamo ngo muri abanyarwanda ntabwo mwubahiriza amasaha n'ibi ariko njye nabanje no koga nyine no kubahiriza amasaha ntabwo woga amasaha 8 nisize Bombastic side eye. tugende se nende kukubaza urajya he urajya Kwaka kwaka akazi. akazi saa twavuganye saa 2 turamukena ataduha akazi arakikorera reka ujye ubeta abakiri iyo uberetse ko ukeneye akazi cyane baragukandamiza tugomba kujya igihe tunashakira biranahindutse ubundi ndajyaho buri ka niwo kihari niwe wihakaje nta mukire wankoroneza Niwe twaze wihaka. tunaruhuka niho wihakaje Photo. No be juju be that. katsi bwanyu buranahumura reka tugire nga tugenda n'ubu twagenda Oh shit. umukire uzankoroneza mwata tugomba kugenda igihe ngaho baze ukuntu utangiye kwitwa utarabona akazi ngaho baze ukabonye ese yakoroneza mwana rega umukire uri ugomba no kumuhabura You think say they white? bakubwira kabona kuri igicucu ugomba kugenda nkaho nawe agafasha gende bugenda ahantu mubera ibigo ndagenda ry'inama bakoma umupira ameze gutyo nakareza ahantu mubera ibigo ry'inama genda sinzi abandi kakugirira icyizere ese ntakimusabye icyambere ni uko wagiye kumpa akazi njye gahanga sha ko ni gute ubundi nihoma ku muntu ugiye kumpa akazi ugomba kukama ibyo kunyizera reka rikama akazi imbwa niko zibyiruka nguke komeza beremo agatima imbwa niko zibyiruka ngenye ko byiruka tugenda haguruke no kukumya kundira amasaha ngo si tuba tugeze mu rugo mashe kunywa agacyayi uri kuza umvugisha ibintu byinshi ugiye kwaka akazi urakunga kuri imbaraga zashize ibyo nibyo biri ko ako njye nacyatekereza ukuntu umuntu twaraye duhanye gahunda saa 2 ngo uraba umenya ko ndi umunyarwanda ngo nana ngombwa ngo mbwira saa 8 ngo ndabamara ariko bihindutse saa 8 ariko ndabyuka saa 8 ndimburamo ko ngomba kubanzanya na ntuza nese akazi ugiye gukora uzajya ujyaho usanga kagatangira sangahe azajya mbanza nkuru yihiteho mbone kujya mu kazi sibyo by'amasaha ni ngombwa cy'ingenzi ni njye zajya baba bamfite akazi zajya bakora neza tugenda ahubwo iki ubwo bundi we ubundi natekereje gute kukujyana ko
ese sinjye ubikwiye hari undi muntu muziranye wakora kari akazi nimba uri kwivugisha ati ngo uzajya ubanza ukora ibyo ngo ubone kujya mu kazi ujye umenya ko dukora ibintu twize mwana maze amafaranga tuba tugiye kuhakura ibintu wari wigiye ese bya n'ubundi turayahakura ariko siko mari urayahakura asanga yose bosi yigendeye kumwe ngo afite inzu arimo arubakisha aragikeneye ibikoresho nabyo babijyaneyo niyo dusanga yagiye ngo duhara ari njye ukora akazi ko buvugisha ntabwo nagenda nakoze akazi yagiye mu bindi bikorwa byiwe ku kazi cya mbere turasanga ese ibikorwa by'abindutira akazi agomba kuza akabanza akambwira ibyo nkora nkakora kuvuga ngo natinze se we umugahitsa amasaha abiri iyo tugenda urusimba wamagara isanga siko ari wugamye ko imvura yanaguye tugende nyine bwakeye urumva ukuntu wahoyebye ngo tugende akakugiye kuki uri kuntuka nk'urushumenyi gusa ko akazi tugiye gusaba njyewe uzajya ugakora hanini ninde wakakurangira none kurangiye ninde bahamagaye ngo nimegira abakozi babiri wewe none ko ntabwo uzi kubikora neza nkeneye mwana gahijyana ugakora ndebe ko ugashobora ubumenyi bwangisha umutwe wanjye babibwiza dore bitangire byera kuba ufite akazi menya ko utakikoresha imfuku sibyo nta bumenyi ufite ndagufite narize nyine nabanje kwiyitaho nese reka abantu dufite ubwenge tuba tugomba no kwita ku buzima bwacu tuba twarakoze cyangwa tuba tuzi icyiza cy'ubuzima nyine yego bumenye we nyine tugende tubwaki tugende wivugisha umunyabwenge urinjije kuba ufite akazi si bikugira umunyabwenge tugende unyereke akazi nkore ubwenge bwawe se nubwo kwitegura kuva saa 2 kugeza saa 8 hariye none urimo uraza unyegekaho urwo ruda rwawe ngo tugende iyo tugende se nari kuza natanani icyo ndashyira mu nda ngo nakaze mbese ubu ndagenda mbwira abakire ngo iki ngo nahoraga mbabwira ati ngo imodoka ziri mu nzira turi kuza ubwire ko imodoka yari yapfumutse byose imodoka yanjye yapfumutse ugira se kandi nyikozeho ureba ubwire yapfumutse yari igitsi ntabwo igiriye urukweto nk'urusha arasiyaga nako timbarandi nembe nembwirinde gipangu wese ukora iki hari akazi wari ufite nako wari ubonye none nakoreye ibintu bikoresheje utagiye singiri bugakore n'undi muntu muziranye mbese nusanga hariyo abantu benshi uragakura mubaraga se yagashobora reka abantu muziranye bose ni imbwa shumbusho imbwa nta bumenyi afite tayo byaramwishe tugende sipe ubebe tugende nk'uri akazi mwana tukagisha cyangwa ndasumubwenge bwanjye katupfa kujya kugerageza amahirwe ariko wambereye imbere ntabwo ari ukugerageza bro nese urajya reba ahantu amasaha ariko noneho saa 9 zikubisemo nahise nakakama ngo nkakore n'indi uragakora ntabwo namukeneye cyane mwana nagakora urumva none ari we wenyine wagashobora muri iki gihugu icyo ufite ubumenyi kandi aranyeneye none wize wenyine twe ntabwo twize niba warize iyo ubaza kubareza ntabwo kubahamagara kuba watwite tugenda ahubwo urazaza barangira akazi imbere nuko ugenda ubanza unacungira umutekano ntabwo nagendera igihe kimwe nawe ushaka uza kugenda ujya imbere yanjye waje ukajya inyuma yanjye kandi njye ufite ubumenyi imbere yanjye twikangasera nahise mu nzu wanjye umunyabunyemenye atambuka kuki ari kwitambika umuntu nyabumenyi nimukanyitambika mfite ubumenyi ari kunyitambika mfite ubumenyi ndetse nitugera mu kazi urakora ibi kandi tugiye mu kazi nijya uri bugashobore ndetse uragenda uhutaza ibintu byose ukura anyitambitse akanjyanira ubwenge umuhanda ni uwawe ninjye uri kugendamo ufite ubwenge yo ntabwo ufite nubwo ugiye kundangira akazi ikindi yose kiragenda mu muhanda gutya gusa nta muntu ugomba kunyitambika nawe utamvugisha menshi ibyo neza ntabwo wabyize wanjisha yawe ni dipini denze dipini uzi ibintu biri mu mutwe wanjye abaye ari uwa bosi wabigenza abaye ari uwa bosi ufite uburenganzira bwo kuza nyitambika mu nzira igicucu kiri kugenda gutya mu nzira ndi kunyuramo ugomba kugenda wambona ko ndi guta nukabura biragenda perezida wacu mu buryo mwitambika nanjye mfite ubwenge mugomba kumvira mu nzira ubona turi kugenda reba nkuriya mu kazi warabuze akazi n'ukuntu wari wikangaje urabuze ngo rwamarira iki Another one. mwana kadogo
ubumenyi mfite sha bwamutunga ntago yamakaza tugende nawe cyangwa nisubirire. You think say they wise? ariko nimba ari ibintu uri kugenda wikora nkahura n'abantu hutaza ukubita abundi wanyweye ibiki Wiki wanyweye ibiki ubumenyi cyo bise ubumenyi bugenda ni nk'ubutumwa bugufi. unamusigaye mugira ubumenyi wajyana urumogi mwamuhazi Nize iki nize urihe do nize urihe ugira ubumenyi wajyana urumogi ugenda uhazi none hasigaye ngira ubumenyi wajyana urumogi ugenda uhazi. Tugende ukoresha akazi wowe muri uko kazi They nkoresha wise. tugende. nkuriya mwana byase usanze ari uwanjye nabyaye wese urabyara wabyara gute nta bumenyi naho ufite? n'abanyuranye nawe guhiga akazi Tugende dukora rero akazi gahiga ubwo bumenyi bwa tureke buzakumarira ntitugende dukora akazi ndaguhemba menshi. Why are you running? Why are you running? Waje tukagenda mu kazi jyana nawe he nese wanze kujya mu kazi jyana nawe nese uramwancu nese muraziranye waje tukajya mu kazi. reba ibi muragenda ukora mu muhanda Njye nanyitambitse ari kuncura umwuka ndi umukire Agucira mfite umwuka- ubumenyi Niba ariko ufite mfite umwuka wonyine mfite umwuka mwiza